Darimo muri bari. Nyonga gare sha. Akenshi iyo tuvuze ku igare imitima y'abanyarwanda nta kindi dutekereza uretse amazina y'abagabo batatu, Areruya Joseph, Mushimiyimana Patrick ndetse na Valens Ndayisenga. Gusa nubwo twumva amazina y'aba bagabo kuri iyi saha, aba basore batatu Mushimiyimana Patrick, Areruya Joseph ndetse na Valens Ndayisenga bateraniye mu isiganwa ry'amagare muri Cameroon. Bari kwitwara neza kuko uyu munsi uri kumva kino kiganiro, u Rwanda ruri ku mwanya wa mbere hariya muri Cameroon mu isiganwa ry'amagare n'amanota 80. Ushobora kumva ibi ngibi ukibaza uri kubikora, uri gukora ibi byose. Ubu ngubu u Rwanda tuvugana rukaba ruri ku mwanya wa mbere n'amanota 80 nk'uko nabivuze haruguru. U Rwanda rukaba rumaze kuzamurirwa idarapo muri uyu mukino w'amagare. Mushimiyimana Patrick, itangira ry'iterambere ry'amagare mu Rwanda. Mushimiyimana Patrick ni umusore muto uzamutse vuba, yasanzemo bakuru be Valens Ndayisenga ndetse na Areruya Joseph. Gusa uyu ni umusore gukora ibitangaza cyane muri iyi minsi hirya no hino mu mukino w'amagare mu marushanwa yose yagiye akina. Kuri uyu munsi uyu musore yambaye umwenda wa maillot jaune, nk'umwe mu mwenda w'ingenzi muri uyu mukino w'amagare ku isi yose. Uyu musore ikinyabupfura, umuco ndetse no kwizerwa cyane biri kumuranga muri iyi minsi, nicyo gituma isi yose n'u Rwanda muri rusange ari kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, hirya no hino hanze y'igihugu no mu Rwanda muri rusange. Gusa uyu musore ibitangaza ari gukora ni ikintu kidasanzwe, kuko akenshi usanga abakinnyi bafite gukina neza nta kinyabupfura bafite. Gusa uyu musore arabyujuje cyane, arabyujuje 100%. Byatunguye benshi, imbaga nyamwinshi batunguye kubona umusore nk'uyu nguyu ari gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bikomeye. Mushimiyimana Patrick, umukinnyi u Rwanda rutigeze rugira ibihe byiza ku Rwanda mu mukino w'amagare. Igitangaza kuri ibi ngibi cyatuma utabihakana habe na gatoya ni uko ubu ngubu ukurikiye Mushimiyimana Patrick ariko umusigamo iminota 6. Iminota 6 ni igihe kirekire cyane. Ushobora kutabyumva niba utamenyereye ibintu by'amagare, ukumva ko iminota 6 ari mikeya, kuko ushobora kumva ko umuntu ashobora kuba yagusize n'amaguru akagusiga iminota 6. Ariko wenda kadufata urugero, niba umuntu yagusiga iminota 6 muri kugenda n'amaguru aba yagusize. None utekereza umuntu kugusiga iminota 6 muri kwiga, ni intera ikomeye cyane, bitakorohera umuntu uwo ari wese kuba yayivanamo, kereka uyu musore aramutse agize ikibazo runaka nk'impanuka cyangwa ikindi. Iri rushanwa rimaze iminsi igera kuri 5. Uyu musore akurikirwa n'umufaransa Grossmary. Uyu ni umusore witangira itama cyane kuko abona ko bitoroshye kuba yamunyuraho muri rushanwa barimo muri Cameroon, kuko muri minota 6 yasizwe niyo yakuraho umunota umwe ni nk'agatonyanga mu nyanja. Ntabwo byakoroha, namwe murabyumva. Uyu musore mu birometero 60 bya nyuma yaje gucomokana n'umutaliyani Gain Marey. Uyu nguyu wari wajyanye n'umunya Espagne Paul Morelia. Gusa ku gasozi katoroshye bari kuzamuka habura ibirometero 2 ngo irushanwa rirangire. Uyu musore yaje kubakubita igikubara, nibwo yaje kubasiga iminota 6 yose. Nibyo bigaragaza imana idasanzwe Mushimiyimana Patrick yinjanye mu mukino w'amagare n'ibintu bikomeye cyane abanyarwanda n'isi yose muri rusange dukwiye kwishimira. Mushimiyimana Patrick, itangiriro ry'ibyishimo mu banyarwanda. Mu ijoro ryashize rero nibwo u Rwanda rwaje kurara ku mwanya wa mbere hamwe n'amanota 81. Ni nabwo uyu musore yaranaga umudari wa zahabu ndetse n'umudari wa feza n'imidari yishimye kubw'ibikorwa yakoze. Tunabibutsa kandi ko uyu musore niwe musore wenyine muto uri mu buraba abakinnyi bose bitabiriye aya marushanwa. Gusa ni ibintu bitangaje cyane kuba umusore muto nk'uyu nguyu akora ibitangaza nk'ibi ngibi, ari nabyo byatumye amakipe atandukanye yo hirya no hino ku isi amwifuza, harimo nka Astana, Delico Marseille yo mu Bufaransa n'izindi kipe zihambaye zo hanze ziri kumwifuza. Gusa uyu musore narafata icyemezo ku ikipe ashobora kwerekezamo ku mpano idasanzwe afite nk'igihangange ku isi, yatangiye kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga kubwo ibitangaza ari gukorera muri Cameroon. Ntago navuga amagambo ngo mbure kuvuga ko n'ubu ngubu afite irushanwa ari kwitegura ryo hanze rihambaye ryo muri Espagne, Championnat d'Italie. Gusa ni ibintu bikomeye cyane kandi bihambaye utapfa kwirengagiza ko
umukino w'amagare abakinnyi b'abanyarwanda bagiye kugera ku rwego ruhambaye mu gihe gito cyane bamaze bakora ku mpano zabo bifitiye, nka Mushimiyimana Patrick, intwari ikomeye cyane mu mukino w'amagare, aritanga ibigango ku myaka ye mikeya, nicyo gituma ayobora nkuko namwe mubyirebera. Gusa sinakizimba mu magambo ngo nsoze navuze ko nta washidikanya habe na gatoya ko kuri iyi saha Mushimiyimana Patrick, sinashidikanya habe na gatoya kandi bisubiremo ko Mushimiyimana Patrick ari uze gukana rino rushanwa ryo muri Cameroon. Gusa ibingi biranira kwibaza ikibazo gikomeye cyane, i Kigali tuzarara gute ubwo Mushimiyimana Patrick azaba atahanye rino rushanwa, irushanwa rikomeye cyane ku isi? Ese imihanda izafungurwa ubwo abanyarwanda bose twuzuye mu muhanda turi guserebura intsinzi, iki gikombe gitahanywe uretse imidari ya zahabu n'imidari ishimwe iri gufatwa muri iyi minsi n'imyenda ya mayo jaune iri kwambarwa? Ni ikintu gikomeye cyane kandi gitangaje, twese duteze amaso ko bizaba ari iminota ikomeye. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru, abakunzi b'umukino w'igare n'abatawukunda bamaze kumenya Mushimiyimana Patrick ko ari igitangaza. Nyuma ya Joseph, Mugisha Moise ndetse na Valens Ndayisenga, Mushimiyimana Patrick intwari ikomeye cyane mu mukino w'igare hano ku isi no mu Rwanda muri rusange. Gusa nyuma y'ibingibi turi kwibaza ikibazo gikomeye cyane, tukibaza duti se Mushimiyimana Patrick arajya mu Bufaransa, arajya mu Bwongereza, arajya mu Butaliyani, arajya muri Espagne? Kuko hari amakipe menshi atandukanye ariko mwifuza nkuko nabivuze haruguru. Niyo mpamvu turi kwibaza ikibazo, tukumva ni ikibazo gikomeye cyane, mu gihe bavuga ko akunda kuba i Kigali nk'ikirere cyiza kimugwa neza, dore ko ari n'umusore ubona ko yiturije cyane, ateta. Mu ijwi rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abasore ko abashyigikiye cyane ku bw'ubutwari bari kugaragaza muri aya marushanwa, kandi ko biteguye neza, bapfunyikiye impamba bazaza bagasanga i Kigali. Nta kindi twababwira abakunzi bacu uretse kubabwira duti mushyigikire bano basore, mubagome inyuma kuko barabikwiye. Gusa nta gusoza gushobora kubaho tutagarutse ku bigwi bitandukanye uyu musore w'igihangange umaze kuba igihangange mu gihe gito amaze mu mukino w'igare, Mushimiyimana Patrick, ibitangaza amaze gukorera mu Rwanda mu gihe yari ahamaze atarajya muri Cameroon. Rwanda Cycling Cup ni irushanwa ribera hano mu Rwanda ryo kuzamura impano z'abanyarwanda bafite impano yo gutwara igare. Ni irushanwa ryabaye mu Rwanda umwaka ushize wa 2019. Gusa ni ikintu cyari gikomeye cyane kuko uyu musore mu marushanwa yitabiriye yose ya Rwanda Cycling Cup bakinnye uduce 16 twose, utugera ku 10 twose abo wa mbere. Uyu musore ni imihigo yesheje, ari nabyo byamuhesheje amahirwe yo kujyana na Joseph ndetse na Valens Ndayisenga akagera gakora ibitangaza hariya muri Cameroon. Uyu musore uri kubica bigacika wahereye mu ikipe ya Muhazi Generation Cycling Academy agakomeza azamuka umunsi ku munsi, niyo turi kuvuga uyu munsi, niyo twafashe umwanya tukavuga kuko abikwiye ku bikorwa byose ari gukora. Natwe nta kindi twakora nk'itangazamakuru uretse kubifuriza amahoro y'Imana abo bakinnyi bacu, tukabifuriza amahirwe mu byo bakora byose no mu marushanwa, yaba irushanwa barimo ndetse n'andi marushanwa ari imbere, bagatsinda bakajya imbere, kuko ni ishema ryacu rikomeye. Kuko kuvuga amakuru nk'aya ngaya turi kuvuga abantu bacu biba bidushimishije cyane. Gusa ibi byose biri kuba, sari bavuga ko nibaza mu Rwanda nka Mushimiyimana Patrick ubwo yavugaga mu ijwi rye, yabanje kuvuga ko yishimye cyane, ashimishijwe n'ibi biri kuba, ashimishijwe n'uburyo ari gutsinda irushanwa. Gusa asaba abanyarwanda gukomeza kumusengera bakamujya inyuma kugira ngo azakomeze guhatana na tsinde nk'uko biri kuba, anabasezeranya ko azakoresha ikirori gikomeye cyo kwishimira iyi ntsinzi n'ibihe byiza barimo nibagera i Kigali. Gusa uru ni urubuga rw'imikino. Nitwa Sajya, ndagushimiye cyane.